ariko ndi umuntu utigeze wemera niyo wabintera gushinge niyo wambwira burandase navuye ntabwo yeho n'uyu naramubwiye ntabwo ibyo sinabyemera ntabwo gukura kwiyo gusa icyanshimishije nuko numvise niba hari warebye n'itanga rya ribu nayo yivugiye ko yazabagizi ba nabi kariya kantu ka aricyo kangaro yose ko yazabagizi ba nabi sava yaba ari bishoboka bakamukora kiriya cyasha yakundaga buri muntu atarobanuye ku butoni yakundaga aba inshuti agakunda abavandimwe agakunda abantu bose uko mubona ndashimye Imana yabakoreye twari bato cyane bigeze kwinjira mu ishuri kuko abandi ariko ngo nitegereze bukuru nyuma mu rupfu hari ubuzima na nyuma y'urupfu hari ubuzima kandi ubuzima ntibuba ku bariho gusa buba no ku watashye kuko na nyuma y'urupfu hari ubundi buzima bukomeye. Il a été un héros pour la communauté. Il a tout donné, sauf rien. Il s'est sacrifié lui-même, même sacrifié sa famille, en donnant tout son temps à ses déclarations pour l'amour qu'il avait. Qu'il avait pour son pays, qu'il avait pour sa communauté, même au-delà. Boukourou était un grand homme avec un grand cœur. Kuru yatubereye ishema iyo bamuvuga abantu bose iyo bamuvuga tumwiyumvamo tukumva ko ari twe bavuga. Je donne condoléances aux jeunesses Banyamulenge. Je donne condoléances à la communauté Banyamulenge. Je donne condoléances à l'association. Ibyo novuga il fut notre mentor, il nous donnait des conseils, igikorwa twaje gukora cyose twamugishaga inama, il nous donnait des conseils comme les parents, et encore il était un ami de mon papa. En fait navuga byinshi icyo tumwifuriza ijoro ridashira. Imana imwakire mu bantu murakoze cyane. Uyu munsi wa none rero kuba Bukuru adahari ariko akaba asize ibikorwa bingana gutya. Bukuru dore Bukuru ukuntu angana nguko, dore uko angana nuko nguko. Abatazi Bukuru bamurebera ahangaha barabona ishusho ya Bukuru. Bukuru yari uw'abagabo, yari uw'igihugu, kandi tumwifurije iruhuko ridashira. Aba wa mugabo bavuze utari umugabo wiwe mu rugo, ahubwo aba umugabo w'abantu benshi wa communauté. Mureke no kuvuga na communauté y'Abanyamulenge nuko yavugaga akavugana na Kongo yose, akavuga ati gutunganya mwatunganya vuga. Yanditse ibintu byinshi. Uyu mugabo yarazubwe. Imana ibaha umugisha kandi muzakomeze gutyo. Mwatugaragarije urukundo rukomeye cyane. Imana ibagirire neza. Nari mvuze ati mu rupfu rwa Bukuru Ntwari Maître wa Ntaganzwa nibwo namenye ijambo kuba umugabo w'abagabo icyo risobanuye. Nahoraga ndyumva ariko simenye signification yaryo. Menya ko kuba umugabo w'abagabo atari titre, atari position, atari rang, ahubwo ari curico. Authenticité yawe na calling yawe ufite ukayigaragaza, Imana ikagufasha. Ibyo rero nabisobanukiwe. Maître Bukuru Ntwari wa N yari umugabo mwiza witonda.
guca bugufi wubaha. ndabanza mvuge mu izina rya muzehe vieux Sebigega Ruben utari hano, wari oncle wa Maître Bukuru Ntwari, bari close cyane, bari inshuti. Mu mezi abiri ashize bahoraga bavugana bagasengana, bugaca iwacu. Noneho nabona rimwe na rimwe amatara yatse mu gicuku, ngabaze mwe ndagumaza muryama nijoro bite, ariko yari Maître Bukuru Ntwari bahoranaga naho igico gihe. Nta munsi n'umwe Maître Bukuru Ntwari yigeze kwita muzehe ngo amwite Sebigega, jamais, ntazo nigeze mbona. Yahoraga amwita ngo papa. Bukuru biragoye kuvuga Bukuru, c'est un très simple mais ukomeye cyane kandi w'umugabo. Kuragiraga kwihangana gutangaje, mu mbuto zo kwihangana Bukuru yarayifitiye imbuto. Rero mbabarire ndangize kuko tugize ngo tuvuge menshi ntago twayamara aya Bukuru. Mwese ndabizi kuko mwese yari afite inshuti zanyu. Bukuru yani inshuti y'abantu benshi, kandi abantu bose presque la majorité bamwiyumvagamo cyane. Permettez que je puisse terminer ma parole en français. Non pas parce que je suis éloquent, mais parce que beaucoup l'étaient. Et de temps en temps, on s'est communiqué en français. Alors, c'est une façon de l'honorer. Il a été un héros pour la communauté. Il a tout donné, sauf rien. Il s'est sacrifié lui-même, même sacrifié sa famille, en donnant tout son temps à ses déclarations pour l'amour qu'il avait. Qu'il avait pour son pays, qu'il avait pour sa communauté, même au-delà. Bukuru était un grand homme, avec un grand cœur. Et votre présence ici montre la grandeur de Maître Bukuru Ntwari. Il est vivant et il restera toujours vivant. Ses actions, ses déclarations, ses audios, ses groupes WhatsApp qu'il avait créés, les emails qu'il avait créés en 2009, juste pour rassembler sa communauté, juste pour défendre les faibles, nous l'honorons. Et j'ose dire que Bukuru Ntwari Wahen était un vrai disciple des feux honorables Gisaro Frédéric. Après Gisaro, je pense que c'est Bukuru Ntwari, Maître Bukuru Ntwari Wahen. Nous leur rendons grâce, nous rendons grâce à Dieu, puisque nous avons connu ce grand monsieur et il vivra toujours. Je vous demande, s'il vous plaît, le projet qu'il avait
les projets qu'il avait pour la communauté Banyamulenge, les projets qu'il avait pour son pays, que nous tous, en nous mettant ensemble, nous pouvons faire quelque chose à l'honneur. Il a laissé l'héritage. Il avait commencé donc ses actions dans le Sud Kivu. Please, je vous demande d'encourager ses actions et de finir ce qu'il avait commencé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse nous aider tous. Nous avons perdu un grand homme, l'homme qu'il fallait en ce moment-ci, l'homme qu'il fallait pour la communauté Banyamulenge, l'homme qu'il fallait pour la région. Maître était au-delà de sa famille, au-delà de sa communauté, au-delà même de son pays. Il était international. En tout cas, que Dieu puisse l'accueillir et que le bon Dieu vous bénisse. Arakoze umuvandimwe yamaze gutanga ubuhamya ubwo abatumvise uruzungu muze kubaza ababegereye abasemurire nta mwanya mfite wo kubisubiramo. Reka dusabe Sada atambuke hano imbere iminota mike rwose. Yifuje kugira icyo avuga imbere y'imbaga y'aba bantu bari aha ngaha. Tumwihanganire umwanya muto, turimo turagana ku musozo. Murakoze. Mpagaze aha ngaha kuvuga ubuhamya bwa mwene data ukuri ntwari muvuga twareranywe na bukuru turi abana ariko tuza kubura ababyeyi tubura ababyeyi tukiri impinja tukiri bato. Babukuru bari bafite imyaka 2 ariko tugira ababyeyi baturera, ndabashimiye. Twagize ababyeyi baturera neza, ukuri kwera imbuto nuko yagize ababyeyi bamurera neza. Hari umurinzi wavuze ngo turashima Imana yuko twavukiye ngo ku ngoma y'Umwami wacu. Iyo tuvuka ku ngoma ya Satani tuba twiheze. Turashima n'ababyeyi batureze. Twari dufite ababyeyi beza baturera neza, tukiri bato twari tuvukana turi 6. Ndagira ngo mutotaze tuhagaragane hano wanyemerera uze tugahagarara. Tusigara turi 3 ariko habagaze umenya ko dutandukanya. Umutima wa mukuru wari uwanje, uwa butoto wari uwanje, gusa nari ndaruta. Ndabashimira kuko Imana yadushoboje ikaturinda, irinda ubugingo bwacu. Abo babyeyi baraturera. Ise wa Munyentwari yari intwari. Ndibuka kuko bukuru yigaga ariko ntanka zacu bwite yiganaga cyangwa butoto. Biganaga inka zo mwamukaka. Kaka niwe watureze na data wacu, bamwe bari mu gisirikare abandi bari bakiri batoya, ariko aturera nk'umubyeyi. Ubu burere mubona bukuru afite yabukuye kuri se wawe.
yabukuye kuri se wabo kuko yicaraga akambwira ngo ese uzi icyo Ramike yambwiye, uza wibuka icyo yavuze, uza wibuka, ntuzi ko ari inyangamugayo. Ariko ndashima Imana kuko uburere baduhaye bwari bwiza, ndabashimiye. Nshimiye ukuntu na Butoto twabanye neza, bari inyangamugayo nabo. Bukuru yari umwana witonda, Bukuru yari umwana w'urukundo, yakundaga buri muntu atarobanuye ku butoni, yakundaga aba inshuti, agakunda abavandimwe, agakunda abantu bose. Uko mubona ndashimye Imana yabakoreye. Twari bato cyane, twigeze kwinjira mu ishuri kuko abandi, ariko ngo nitegereze Bukuru, ndavuga ngo ngomba kwicara nkabarera, kicara hasi njyewe nkava ku ishuri kugira ngo mbashe kubatekera bose bareke kugira agahinda. Uko watureraga yari umusaza, yari umukecuru ushaje, ariko mva ku ishuri ndicara. Bigeraho umutima wanjye utekereza ngo no kugira honja, sinzanagira honja, sinkanashaka, ahubwo nicare nzareba Bukuru, mbisengera Imana nkabigendana umutwaro mu mutima wanjye, nkavuga ngo Mana uzamfashe sinkagira honja, nkabisengera ariko nkabona ntibiba bitungana. Ndaruha ngenda mbwira umugabo umwe umusegege, ndamubwira ngo dufatanye gusenga, abifashamo, ariko arambwira amagisho. Ariko rero ndashima Imana kuko basa nubwo yashize nihangane, ndamushimiye Bukuru urwego yaragezemo. Bukuru yarageze mu rwego rwiza, Bukuru yarageze ahantu heza, natwe twese twari tugeze ahantu heza. Tuvuga dufite abana, twarabyaye, dufite abakwe, dufite abakazana. Ndavuga ngo bwa bupfuzi burarangiye, ariko Imana ntiyabikunze. Imana ntiyakunze ko Bukuru ahaguma ngo tugume tuvuge ibyishimo byacu twari tugezemo, ariko kuko Imana yamwifuje kuruta njyewe ukomeze, nari nzi ko ari njyewe uzabanza Bukuru akamperekeza. Bukuru yanditaga mama, naje nkamwita papa. Bukuru yari aderese yanjye ahantu hose. Iyo navugaga data kuko yashaje kera, ntabwo bamwe bamumenyaga, ariko navuga Bukuru bakamumenya. Ndamushimiye Bukuru kwera imbuto, yeze imbuto. Izi nizo mpaye mbona ahangaha, izi ni imbuto Bukuru yeze. Ndamushimiye, nshimiye imbuto nziza, nshimiye kuko yeze imbuto zigakwira isi, zigatemba nk'uruzi. Imana ishimwe cyane. Nshimiye ko Bukuru yabaye agiye ari inyangamugayo, yamenye Imana. Twabanye nawe, aransezera mu minsi ishize, arampamagara ngo ninze tubonane, banza kumubwira nti ntabaretse, ariko aranyigomba. Rero ko ndabona nubwo amasaha yashize, twabanye na Bukuru mu bihe, aransezera, tukava ahantu, tukahicara, tukaja ahantu. Twagiye ahantu hane, ahakanara arambwira ngo turifotozanye. Bukuru arambwira ngo ndashaka kwegera Imana. Ese nokora iki kugira ngo negere Imana? Ese noba gute kugira ngo negere Imana? Ndamubwira ngo icyo kwegera Imana ni uguca bugufi, ni ukwihana, ni ugusoma Bibiliya, ni ugusenga ukizera. Ibyo byose bizaguhesha kwegera Imana. Bukuru yegera Imana. Twasenganaga mu masaha y'ijoro, mu masaha y'ine, twaricaraga ahantu, nkagenda tugasengana, agafata telefone naje agafata iyindi tugasenga. Ndamushimiye, agiye nk'intwari, agiye nk'umukristo, agiye ari intwari mu bw'Imana, agiye ari intwari mu gihugu, agiye ari intwari mu bwoko bwacu. Ndamushimiye. Imana imugisha, Imana imuhura ivuko ridashira, Imana imugirire neza. Imana ndamusezeye Bukuru, Imana izoguma ibane nawe mu bihe byose. Natwe
yihanganishije mwene data utoto murabizi hasha ntabwo zoroshe kubona asigaye ari kigihanga ariko imana itaje buri kubwira imana yabaduhaye mwese mukaba mwaramenye bukuru nizera ko muzatwegera kuko bukuru yatwegera arakoze ntabwo biba byoroshye ariko nyine birasaba kwihangana Metero Bukuru Ntwari yavukaga mu batwari ariko akavuka no mu bashombo turaha ijambo nyirarume umwe yihangana avuge kandi mu minota mikeya hanyuma dutanga umwanya murakoze cyane Yesu ashimwe iyo bimeze gutya ariko tukwareka ku mwana wa Yesu ashimwe na nyirarume wa bukuru mzee ari hariya ni nyirarume ntabwo nabashije kuvuga ni umurwayi ararwaye ariko twe nka baramube n'ababyara be cyane reka tubanze dutange pole kuri mubyara wacu Butoto Sada mushiki wacu Nyashimwe Soni n'abashiki reka dutange pole nanone ku batwari ndetse no ku miryango yose imiryango yiyumvamo Bukuru ko yari intwari yabo Bukuru Ntwari ni umutwari ufite inkomoko ni umwuzukuru wa Rugondera hari ubwo twigeze kwicarana nawe ambwira yuko amaze kubura papa we yabanje kuba kwa sekuru Rugondera arahatura ngo bukeye ise wabo papa wa Munyentwari aza kumufata waje kumufata aranga bakamubwira ngo ya iwabo naho kwa sekuru yari ari ariko nyuma aza kwemerera se wabo aragenda aha icyo navuga ni uko Rugondera ntabwo yigeze atererana abuzukuru be ba Butoto na Bukuru ndetse n'igihe bari bamaze kubura mama wabo Bukuru reka mvuge amagambo magufi twebwe umuryango abashombo Bukuru yatubereye ishema iyo bamuvuga abantu bose iyo bamuvuga tumwiyumvamo tukumva ko ari twe bavuga ikindi ejo bundi naravuze Bukuru yatubereye umujyanama ni kenshi mu bibazo bya famiye mu bibazo by'abashombo akenshi yakunze kubigaragara ndetse ahanini akaba initiateur wacu aho twe tutatekerezaga ibyo tudatekereza Bukuru wakaza akabitubwira akatubwira ati dore abandi uko bakora dore abandi aho bageze ikindi yaradukunda yarakunda abanyirarume hari namwe mu mablage yarakunze gutanga iyo turi kumwe aravuga ngo sinzi icyatumye ataba umushombo icyo cyari cyerekana iki cyari cyerekana gukunda ba nyirarume by'ukuri yagiye
twari tukimukeneye. Yadukoreye byinshi, yakoreye abana bacu, yakoreye ba papa, ariko nanjye natwe turi mu nzira tuzamukurikira. Icyo usaba abasigaye ni ukuri hamwe n'Imana, mugende mwihangane. Abanyarwanda baravuga ngo ni isake, ngo yari nizibika muzaramba. Ejo kuri nawe nabasize duva, ejo kuri Soni Nibigomba, Soni ntutinye, ejo kuri turahari ugushyigikira. Natwe nk'umuryango wa sogokuruza wawe, natwe tuzatanga inka ugushyigikira, uzaba uri ibikorwa byawe uzaba urimo byose. None igisigaye twamwifuriza iruhuko ridashira. Murakoze umuryango wa Rushombo. Mu buhamya bwinshi mwumvise, mwihangane, dusigaje iminota 5 tugasoza. Hari abantu biye guha iminota 2 umwe n'undi. Mu buhamya bwinshi mwumvise ko Maître Bukuru Ntwari yabayeho n'umunyamakuru. Hari abantu bakoranye nabo bafite message bashaka gutambutsa hano, turabaha umunota umwe batambuke bigira hafi, hanyuma barakurikirwa n'umwari w'umunyamurenge bavuye Bukavu, batambuke baze bakurikirana. Ubundi kuvuga kugira ngo babe bahaguruka baza, sinzi impamvu ntari kubabona, kuko nibatinda ubwo byaminota bigendeye. Hanyuma rero turaza gukurikizaho twumva Gilles duha umukuru w'umuryango ijambo akadusoreza gahunda z'ijyana. Murakoze. Nasabaga itsinda ry'abanyamakuru bari hano babashe kuboneka, baze bakeya tuvuge turi kumwe iminota mikeya cyane. Ushobora kuba yicaye inyuma cyane, ariko reka ducunguze uburyo umwe. Bukuru twabonye umwanya munini cyane wo kubana nawe, ku giti cyane twabanye nawe, twamenyanye nawe mu mwaka w'1981. Icyo gihe nibwo nabasha kumenya Bukuru, menya n'umugore wiwe bari kumwe, kuko twabanye ku ntebe y'ishuri atarashaka Nyirashimwe, twari kumwe. Umwe ari umukobwa, undi ari umusore, bose ari abaseribateri. Bukuru icyo gihe twari tukiri batoya, ariko nyine batoya bazi ubwenge, kuko twari muri segonderi. Nongeye kugira amahirwe yo kongera kubona Bukuru, kandi tugeze hano mu Rwanda imyaka 27 yari irangiye turi kumwe na Bukuru, atuye mu mujyi wa Kigali, nanjye ntuye mu karere ka Muhanga mu majyepfo. Ariko igihe cyose nakoreraga muri uyu mujyi, Bukuru yarampamagaraga ntaranahaguruka ngo ze hano gukora hano, akambwira ngo uri hehe, akambwira nti ndaje, turabonana nimbona akanya ko kuganira nawe, akazi tugashoje turaganira nawe. Ubwo twaganiraga na Bukuru, umutwaro numvaga afite, yari afite umutwaro mugari cyane, ibitekerezo byagutse zo gutekereza ku bwoko, gutekereza mu gihugu cya Kongo ahantu yabaye. Ubu ngubu yamenyekanishije abantu, imiryango y'abashefu bose bayoboye kiriya gihugu, baba ari abanyamurenge cyangwa ari amoko yabo, ndabazi ya traveri ya Bukuru cyane. Bukuru yari afite uwo mutwaro, waganira ukumva ntafite umutwaro, ntafite amagambo makeya ushobora gupimira hano ku kiganza, ukumva afite amagambo y'abagabo aremereye cyane. Ariko uko twavuganaga kose yarambwiraga ngo ese uri kumwe na Ntare, kamubwira nti turi kumwe, kamuha telefone bakavugana. Uwundi munsi ati uri kumwe na Alfred ni umugabo w'abasama tubana nawe ari hano, akambaza ngo ese muri kumwe na Alfred. Abo bose, iyo kura yose y'abo bantu yashakaga, yaramaze kuduhuza n'abantu benshi, kubera ko yaramaze kwaguka, atwagurira uwo muryango mu by'ukuri. Ariko ejo bundi mu itangazamakuru
naje je musangamo akorera najemo akora ijwi rya Amerika, naje ndi kuri radiyo imwe y'abaturage hano mu Rwanda. Bukuru amagambo yavugaga yari afite amagambo ameze nk'ay'abapasiteri ba kera barya batwigishaga mu iterane, numvaga afite umutwaro munini cyane mugabo, amagambo aremereye cyane, aremereye ukoperaho ibintu byinshi cyane. Uyu munsi wa none rero kuba Bukuru adahari ariko akaba asize ibikorwa bingana gutya. Bukuru dore Bukuru ukuntu angana nguku, dore uko angana nuku nguku. Abatazi Bukuru bamurebera ahangaha barabona ishusho ya Bukuru. Mu itangazamakuru twaravuganaga akambwira umuntu bakoranye mu kinyamakuru cyitwa Umuseso, dore nguyu ni rero reka muhe ijambo utoto na famiye Bukuru asize mwihangane. Mu by'ukuri Bukuru ntiyari uwanyu mwenyine, Bukuru yari uw'abagabo, yari uw'igihugu, kandi tumwifurije iruhuko ridashira. Leona turamuha ijambo, mutabarire rwose, uyu ni umunsi wacu rwose, mutabarire gatoya. Yewe twabanye nawe na Bukuru twabanye muri 2007 nibwo twakoranye muri The New Times, nari mubereye umuyobozi. Icyo gihe sinzi we ibitekerezo kuntu yabitangije kuva kare, yandikaga inkuru zijyanye n'ibiyaga bigari. Ibiyaga bigari nizo nkuru yatangizanyije, kandi icyo gihe twese sinzi abantu benshi nta n'ubwo abantu banabitangiraga, nta n'ubwo banabitekerezaga. Ariko Bukuru yari afite ibitekerezo byagutse. Nyuma yabyo nibwo yatangiye ikinyamakuru cyitwa Ibiyaga Bigari. Ibiyaga Bigari aracyandika kandi akora imirimo myinshi cyane. Yanabaye mugezi wanjye, hari ibindi bintu yagiye yibagirwa, yanabaye umuyobozi w'abanyamakuru. Ako kandi yari akibagiwe, mwumva kuko bamubonagamo ubutwari. N'igihe cyose twabaga turi mu nama, turi kumwe hari abantu benshi, Bukuru yafataga ijambo, abanyamakuru bose bacecekaga, kandi muzi ko bakunda kuvuga. Ariko iyo Bukuru yafataga ijambo muri ahantu hose, muri press conference ahantu twahuriye, Bukuru rwose yamutegera, kandi yarangiza bose bagakoma amashyi. Reka mpereze mugenzi we bakoranye nawe mbere y'uko yinjira muri The New Times muri 2007. Murakoze mwese. Je kubona ibyo mvuze Bukuru bwakwira bugacya, twese tumuzi tumwita Bukuru ntwari, ariko yari mukuru wacu. Ntabwo yari umukuru mu batwari gusa, natwe abanyamakuru yari mukuru wacu. Bukuru twamenyanye muri 2001, twakoranye mu Museso kugeza 2005. Aho umuvandimwe avuze yahagiye ntabwo ari nk'amagi, kuko Umuseso wari uhagaze tutatanye ugarahajya. Nyuma noneho kubera ko yari amagi, nshingikiye mu cyangwa cyitwa Umusanzu, turakorana, ampa ibitekerezo, ampa inkuru z'iwacu. Ngiye mvuga iwacu ntabwo nyantandukana umurengera Masisi basinya bitandukanye, byarananiye. Akazana inkuru z'iwacu uko twabayeho, bikadushimisha kugeza ubwo Bukuru niyo mwumvaga yafashe indege, ntajya afataga indege tutari kumwe. Bukuru yanyeretse ahantu yatangiye kwigisha i Burundi, anyereka abantu baraturanye na famiye bavuga gateretse hejuru, abantu batuye i Burundi. Bukuru yanyeretse uko muturebe gutya, nuko uwamuzura akavuga Bagaza akiri senateur, yambara amabakosi. Ni Bukuru tujya wanjyanye kwa Bagaza, tujya mu biro bya Bagaza no kutwakira kudusengera ahantu twa mu Kigobe. Nzi Bagaza kubera Bukuru, sinari nzi ko Bukuru yabaye i Burundi. Mwe kuvuga ngo abo baravuga bakarambanya, mutubabarire, kuko ntabwo ngenda ndavuga bike. Niba hari nanjye neza amazina y'abana bi, kuko umwana wakavuga ngo mpungu mungiye guhashaze nkamuvugani, nzibahashaze nk'aba Magnifique ntaranababona mu telefone, abambazi kambwe ati Magnifique wanjye. Bukuru yari wa muntu yatubereye mukuru, ku buryo nzi ko hari n'umuntu w'impanga basa nawo mbonye avuga ati nkusi ndamuzi, kuko nzi ko Bukuru naragiye anzikeje n'urafite impanga buto bwa Bukuru. Bukuru yajyaga amubwira ati uyu muntu n'inshuti yanjye, uyu mugabo warabizi. Bukuru yabwira umuntu wese tuzabaze Leo icyo kintu Leo arakizi, tuzabaze Leo icyo kintu arakizi, kuko twabanye henshi, twarakoranye, twahuriye mu Museso, tuwukoranamo,
ukuri ari wo umuntu wari poze tujya tugira ikintu cyo kuvuga umuntu ari uko apfuye binjye ahantu yambwira abantu kuki tudashobora guhura rimwe tuvuga umuntu ukiri muzima tumushime. Mu minsi yashize bavuze n'ibindi igeze kutuyobora kuba mutore kutuyobora mu kintu cyitwa abasirwa muzagurana n'urugaga rw'abanyamakuru barwanya indwara z'ibyorezo zadutse ukuri yatuyoboye tumutoye. Mu minsi yashize amamagara umusange Bukavu akorera hakurya tugi Bukavu n'umugabo twagiye gukorera ahantu hano handi b'amararia cyane za Bugarama ukuru tumusanga cyangwa uguto dutemberana nawe. Ikintu cyambabaje n'ukuntu nubwo mbona rwose ari cyose tuziyahura ahari bavuze ngo kuri yawe ndabwe n'uvuga undi kuko uyu namuhamagaye tondera namuhamagaye ndamubwira n'izo cyane mbabaje nari kuri volcano nta modoka ntwari nateze abantu bajya gushungera nkumva ari umuntu uzi ko nta muntu tuzanye bajya kwiyahura ko ibyo twaciyemo ni byinshi ibyo tuzacemo ni byinshi bitegere noneho babivuze abantu bajya gushungera kuri volcano nanjye nari kure kugura urugendo nkajya kuri nahoze mbibwira nsize bashungera nari bagomba kuba ari abakiga bacuruza hariya ntabwo ari uko ariko ndi umuntu utigeze wemera niyo wabintera mushinge niyo wambwira burandase ntabwo yeho n'uyu naramubwiye kandi ibyo sinabyemera ntabwo gukura kwiyaho gusa icyanshimishije nuko numvise niba hari uwarebye n'itangazo rya Ribu nayo yivugiye ko yazabagizi ba nabi kariya kanumvise aricyo kangaro yose ko yazabagizi ba nabi sava yaba ari bishoboka bakamukora kiriya cyasha ariko nta kindi tuzakora byasize imana nidufara tuzamenyana n'abandi tumenyana ariko njye nta kimumba bari kuvuga hasize cyavuga byara ndahambanya barakoze abavandimwe twari twasabye ko umwari w'umunyamurenge aza akavuga Salut la présence de tous et chacun. En fait, comme l'État nous presse, on avait préparé un poème, mais on va juste donner un mot de condoléances. On va laisser le poème, comme l'État nous presse. Je donne condoléances à toute personne présente ici. Je donne condoléances aux jeunesses Banyamulenge. Je donne condoléances à la communauté Banyamulenge. Je donne condoléances à l'association. Ibyo novuga ifi notre mentor yamujyana wacu il nous donnait des conseils ibyo igikorwa twaje gukora cyose twamugishaga inama il nous donnait des conseils comme les parents et encore il était un ami de mon papa. En fait ntabyo navuga byinshi icyo tumwifuriza ni ijoro ridashira imana imwakire mu bantu murakoze cyane. arakoze twari twavuze ko dukurikizaho Gilles nyuma ya Gilles hari abohereje ubutumwa kuri koranabuhanga turabwumva iminota mike hanyuma dusoze mwihangane ubundi kuyobora umwanya birakomeye cyane murakoze cyane avuga amagambo atatu gusa kuri uyu munsi mukuru navuga w'umubyeyi wacu ku giti cyanjye izina rye niryo zina rya data kandi baraniganye sinabo wenyine biganye na mama Benedict bariganye twaranaturanye mu myaka ya mbere ya 1994 mbere y'ibihumbi bibiri. Rero ijambo rya mbere njyanye no guhumuriza umuryango wa Maître Bukuru Ntwari izina ya papa kubabwira mu mukomere nyuma mu rupfu hari ubuzima na nyuma y'urupfu hari ubuzima kandi ubuzima ntibuba ku bariho gusa uba no kuwatashye kuko na nyuma y'urupfu hari ubundi buzima mukomeye.
ijambo rya kabiri ry'ubuvuge ni ijambo ryo guserebura uyu mubyeyi wacu. Ndavuga ko ni umubyeyi wacu kubera ko ambyaye n'izina rya data. Umugabo mu 2014 witabye Imana witwa Miles Monroe, abamuzi yitwa Dr. Miles Monroe, yitabye Imana afite imyaka 60, ariko mbere y'umwaka yuko yitaba Imana yari mu gihugu cya Nairobi, aravuga ngo niteguye gupfa. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ntabwo hapfa ushaje, hapfa uwarangije ibyo yagombaga gukora ku isi agataha. I want to die empty, I'm ready to die. Icyo Imana yashizemo naragikoze mu gihe cyanjye. Rero n'uyu mubyeyi wacu nicyo yakoze, kandi icyo yakoze yagisizemo imbuto, natwe tuzayizirikana mu bihe byacu, ndetse tuzakomeza kuyikoreramo. Imana ibahe umugisha mwese, murakoze. Murakoze abantu bose twahaye umwanya. Ubu twicaye aha, abandi baje mu mwanya bahagaze hano. Ubu ni ukuvuga ko tugurya iminota y'abandi. Twumve ko ntawe tutashakaga ko avuga, ariko ntabwo bikunda kubera ko tutabifitiye umwanya. Reka dusabe umukuru w'umuryango arazana na Gadi. Gadi yari afite message yihariye atanga mu minota umwe, noneho n'umukuru w'umuryango bagasoza. Murakoze. Ishimwe, ntabwo mvuga ubuhamya bw'amakara butambukije ejo, ariko message ngiye gutanga muri uyu mwanya, hari umwana washinguye se umunsi wari ufite umusaraba, umuryango wambwiye ngo bamuhaye inka. Ni message ya mbere. Message ya kabiri ni ukuvuga ngo umuryango bantumye ngo mbabwire yuko bashumbushije umuryango wa bukuru inka 6. Ubundi ku muryango bantumye, aho ijambo rya gatatu two turiho bambayemo n'itumwe. Bambayemo n'itumwe, twebwe tuvuga byinshi, twavuga byinshi kuri uyu munsi, ariko reka tugende dutambuka. Ijambo rya gatatu ni ijambo bantumye ngo mbwire Butoto, nahaguruke utubahiro ciwe. Butoto niwe tugiye gushikiriza uriya muryango wa bukuru. Ubundi bukuru yari Gategeko, niwe Gategeko yarasize muri ya rugo, none bukuru yitavye Imana. Uyu munsi Butoto ugenda urereba abana ba bukuru kuko basuranye bakoreze, batoza umuco mwiza. Hazakunanira uzaduhamagara twitabe, muzaje inama n'abana, muje inama n'umudamu wa bukuru. Ubwo n'ubwo rw'Agategeko basigaye mutoya cyane, barakurera uri umugabo, nabo bari abantu n'abana bakuru bagoye kurera, ariko cyo gusabye uyu munsi turagusabye ngo uriya rugo ugende uhagararemo, uzayobore neza. Turi kumwe nawe, ntacyo uzatunanira. Iyo ni message nange kuba bari bantuye ngo bashikirize, nta yandi makuru tugiye kuvuga. Imana ifashe. Murakoze LC. Nagira ngo rero nteraho gushimira kuba yayoboye iyi gahunda mu gitondo ahagaze, kandi murabona ko ibintu bitari bikeya yabikoze neza kuva mu gitondo kugeza kuri aya masaha. Nagira ngo mushimire cyane. Ijambo bampaye
nk'umukuru w'umuryango w'abatwari ndagira ngo ndivuge mu bice bibiri. Ntabwo nabonye umwanya wo gutanga ubuhamya, icyo nshobora kuvuga kuri bukuru ndagira ngo munyemerere ntaragera kuri iyo jambo rya nyuma bijyanye no gushimira abantu no gusoza iyo mutere ubuhamya bugufi nanjye mfite numva ndavuga mu minota mike cyane. Bukuru turavukana, urasa bukuru barakurikirana. Bukuru twabanye kera uko njya numva, ariko twese tutandukana tutamenyanye kuko twari tukiri abana kera muri za 67 tuva ku Cendajuru, ariko nyuma yabo nyine twaje guhura nawe turamenyana. Umunsi wa mbere twahuye nabwo natangiye ubuhamya. Umunsi wa mbere twahuye na Bukuru yaravuye Lubumbashi ansanga i Kalemi, yari mu bikorwa cyo guserukira abandi bayitide bari bari kumwe bashaka bato kwa komiseri sous regional ngo nabahe bato ibavane Kalemi ibazane Uvira n'abandi bajaga Bukavu. Bari nk'abayitide bagera kuri 200. Yari muri delegation y'abantu batatu bagiye kureba komiseri sous regional Kalemi ngo abahe iyo bato. Yaragiye bari baharaye ijoro rimwe, ku mugoroba bakurikiyeho bato yari yabonetse barambuka baragenda. Noneho impamvu natekereje kuri icyo kintu deja à l'époque nuko tukiba muri Congo abakongomani bazaga dusuzuma kubita inkokora badusuzugura kumva nta jambo baduhaye, ariko nubwo byari bimeze gutyo ipuse kuko yarimo no muri delegation no gukora icyo kintu gikorwa namubonye deja mu kintu cy'ubutwari bwo kuba muri ibyo no kwiyempoza muri make, nubwo harimo abayitide kandi bashaka gusuzugura abantu. Ubu hari muri 87 twongeye guhura turaye kwa Mzee Sebiri Uvira, ngiye gushaka ishuri Bukavu, ntabwo twatindanye, twongeye guhura tugeze mu Rwanda. Musanga afite ikibazo cy'ikibanza cyiwe, yaburanaga n'umuntu umurenzi imbaraga n'ikubivuga, ariko ahagarara muri icyo kibazo. Ejo bundi nta kwezi gushize twasubiye muri ayo mateka y'icyo kintu, ambwira ko uwo muntu yiyambazaga minisitiri wa Minitrap ngo amubuze kubaka. Yari umuntu ukomeye cyane, sinshaka kuvuga na kitu yiwe. None ngo buce Bukuru yabimenye ko yamaze no kwandika ibaruwa yo kumuhagarika, nawe aje kumureba, avayo ahinduye ya lettre ariko ati dukomeze kubaka. Mbese yari umuntu uzi guharanira uburenganzira bwiwe. Ndagira ngo nkomereze noneho no guharanira uburenganzira bw'abandi mbihuze n'ubuzima yabayeho. Ubuzima bwa Bukuru nagerageje kugira analogy guhuza muri Bibiliya umuntu ukomeye cyane, sinzi ko wari urimo uruta Aburahamu. Aburahamu bavuga ko atubatse inzu, yahawe igihugu ngo amare gushika ateramo ihema arinda asaza, kubera filozofi yiwe yo kubona ko aho ngaho atazahatinda abaho, sibyo? Yabonaga aho yubakiwe imbere yiwe, ntiyakora ikindi kintu, aba muri ibyo rero. Ndashaka kugaruka ku buhamya madamu yatanze. Ni ukuri pe, nasanze amuzi nk'uko naje muzi. Bukuru yubatse iriya nzu, ngira ngo yagiye muri gahunda za recherche itaruzura, yujujwe n'umugore we n'ibindi byose yagiye yubaka ku ruhande. Ni mama Mutesi yubatse, akora icyumba cye agishyiramo imeza,
atangira kwandika no gukora recherche aho rike tugize imyaka 20 nje ngera ino muri 97 kugeza ubu navuga ko Bukuru ntabwo yigeze ashaka akazi ngo ashaka amafaranga. Madame we yaramundegeye arambwira tubwira mwene wanyu ashaka akazi. Naramubwiye we ashaka kunyereka ko arambwira ati zagashaka. Hari n'igihe yabaye muri baro, hari igihe bageraga bakavuga ati abavoka batange contribution zabo, nigeze no gutanga contribution gukomeza tuhagaze. Ariko iriya maki yagiyemo igatuma umugore we arambirwa ko adafite akazi n'abana be, byamuviriyemo ico arico uyu munsi. Aba wa mugabo bavuze utari umugabo wiwe mu rugo, ahubwo aba umugabo w'abantu benshi wa communauté. Mureke no kuvuga na communauté y'abanyamurenge, nuko yavugaga akavugana na Kongo yose, akavuga ati gutunganya mwatunganya buke. Yanditse ibintu byinshi. Uyu mugabo yarazubwe ico gihe yavuye Lubumbashi, yizo umwaka umwe wa histoire, ariko amateka yarazi a inspira les docteurs. Je suis sûr. Iyo ni témoignage yatanzwe na Kibasumba Adela ejo bundi atanga témoignage yiwe, avuga ko abantu barimo bakora piège biyespira ku bintu bya Bukuru, mbese birimo amateka nagira muri cyo kingarushaga abantu kuvuga ibintu za conference de Berlin, akavuga ngo yahereye ngo yatangiye ari kuwa kabiri irangiye ari kuwa mbese ibintu avec précision. Ibintu byose byabaye navuga muri region twabayemo yabikoreye ubushakashatsi, ukagira ngo hari none azana byerekwa papa ni bavuga ngo kwekwa ko no kuri uyu mugabo yari un philosophe, yari umuhistorien, yari umunyapolitique, yari agiye ari mu rwego none ntabwo yabonye akazi. Abagize akazi batarimo batenda kugeramo. Hari umuntu wavuze ngo ni murebe Bukuru ukundangana, ntabwo ari ukubukurangana. Bukuru ari muri Amerika, Bukuru ari muri Australia, muri Buraya n'ahandi hose, nuko nibo buzima bwiwe. Irahite philosophe yabaye indécrivé, yarane iyo muza kumufinansa aba yaranditse ibitabo byinshi. Plusieurs fois il s'est invité pour le problème des moyens. Sinon il aurait abaranditse byinshi cyane. Kuko ni cyo twahisemo, ni Imana yamushoboye gukora. Uwo ni Bukuru njyewe narize. Muri iki gihe yavuganiye akarengane kariho, aravuga cyane, abantu benshi ngo bamumenye, ariko yarasanzwe ari umuntu w'umunyabwenge ushobora gukora ibintu abandi bakazabisigana bikazabaga icyo bibamarije. Rero sinzi reka ndekera ngo kugira ngo ndeke kubarambira, tuje mu yindi etape yo kubashimira. Ndagira ngo mpere kwihumure, duhumurize umuryango we, madame we n'abana be, mamuteze inka, muhumure, mukomere, turi kumwe, umuryango uri kumwe namwe, ntacyo muzaba. Mwagize umuntu sinzi ukomeye cyane, ukomeye. Hari uwamukompare na Gisaro, ngira ngo c'est comparable kandi nawe muramuzi. Rero tubanze tubahumurize, mukomere, aba bantu bose bateranyijwe no kubakomeza, kandi ni ukuri nanjye nabashimye, mwakomeye. Njye sinanyizi ko arashobora kuvuga. Il était mon ami personnel. Sinavuga ngo ni wa mbere, ariko twari dufite ubushuti n'ubuvanze n'ubuvandimwe ku buryo twabanaga igihe cyose. Ndagira ngo muhumurike, mukomere. Reka
nanone duhumuriza umuryango wawe. Yari umuntu w'umugabo uturenze twese, umuntu azagenda kwihagarara ubona ko umuriwe, ariko njye namubwira ati uranezerwe, ariko we ntabyemere. Kumva bya bindi bavuga ko byo kwicisha bugufi cyane bikabije, akakwita so yarasigaye nyita agategeko, nta kundi yanyita umunsi atanyise muganwa akanyita agategeko, ariko kubera iki ndi murumuna wawe niki kubana gusa nyine bitumye mbaso. Ariko twabonye nawe uruko subi inyuma, ariko reka ngomeze shimira abantu bagaze hariya bagahumuriza umuryango w'abapasiteri, bavuze ijambo ry'Imana ikagarura imitima y'abantu bagakomera. Shimire abantu batanze za contribution zabo kugira ngo uyu munsi ugende neza, bari hanze niba ari kunyumva. Umuryango wacu wa Ntwari urabashimiye cyane, mwagaragaje combien de fois mu muhaye agaciro. Imana mwese ibagirire abakontribuye bari hano n'abari hanze, sinabona uko nabisobanura mu magambo ngo numve bivuze neza uko bikwiriye, ariko abagize uruhare bose mu guherekeza mu guhumuriza uyu muryango, ndagira ngo mbashimire bose mu rusange. Kandi ntibagiwe komite yateguye iyi gahunda, n'abantu bari dinamike cyane bakuriwe na Evariste, ngira ngo na Gilles perezida wa mutualité namushimire yabanye nabo rwose. Iyi gahunda ikabirangiye neza kubera umuteguro wabo. Aba rero sinzi wenda hari abo ndashoboye kuvuga no gushimira, ariko bivuye ku mutima gushimira abantu bose bagize uruhare mu gufasha kuza kugera muri uyu muryango kugira ngo batange umuri. Rero ndagira ngo gahunda yari igenewe umuryango hariyo Muzehe Gadi ashoje, nanjye bamubwiye ko ikiriyo tumazemo iminsi buri munsi wa 9 tugihagarikiye ahangaha, tubashimira kandi tubasabira kugera mu ngo neza. Tunasaba ko niba ari nta kindi tubaza pasiteri w'umusenyi kugira ngo Muzehe Joseph Mwarusabe. mureke dushime Imana, gashimye nyine kwisubiza uyu mwana wacu. Ari ngombwa ijambo ryawe riratubwira ngo ni wese w'imfubyi kandi akaba n'umugabo w'abapfakazi, cyo gituma dukwiye kwiringira Imana tukayireba. Reka tuyiseramye tuyishimira. Mana turagushima data, uri Imana ikwiye gushimwa, uri Imana ikwiye guhimbazwa, uri Imana twuburira amaso tubonamo gutabarwa kwacu. Uri umubyeyi urera ugaheka, ukaba umwungeri uragira ugacyura. Uyu mwanya muri iki cyicaro twicaye aha turiko turatekereza hejuru y'uyu muvandimwe wahamagaye akakwitaba, yaruhukiye imbere yawe. Ijambo ryawe riratubwira ngo abakiranutsi n'abanyabuntu baza bakurwaho, ngo abantu ntibabimenye kuko baba bakijwe ibyago byenda kuza, baragenda bakiruhukira ku mariri yabo amahoro. Bararuhutse, ari mu iruhukiro ry'abera, aho niho haruhukiye, ariko yasize umuryango, yasize umuryango wiwe. Ni wewe tusaba, waravuze wenyine ngo ni wowe se w'imfubyi, ukaba n'umugabo w'abapfakazi. Ube mu rugo rwabo, urugaragaremo. Mana ubarinde, ubashyire mu maboko yawe. Urabizi ko umugabo wabo, umuryango umukuru wabo witavye wahamagaye, urabizi kuko atagukojeje isoni yakwerekanye kuri Imana, akuvuga ko Imana aguheje icyubahiro. Umuryango asize ububemo, amaso yawe ahahore, amaboko abagirira neza, bahore bayabona, uyabaramburiye uyabashyizemo.
Mana waravuze ngo bari mu maboko yawe nta mwanzu yabakuramo, iso wabaguhaye akabagushiramo araruta byose. Ubakomereze mu maboko yawe, ubabere umujyanama, ubabere umugabo w'ubwo rugo n'umubyeyi, ubashire mu maboko yawe rwose, hamwe n'abana n'umubyeyi, ubagirire neza, ubatunge ntibatubirwe. Komeza utange ihumure mu bantu bose na famiye yose yicaye aha, bagira ibyiringiro byo kuzomubona. Ijambo ryawe riratubwira ngo amarira tuzohozwa nuko tuzobona abo twatandukanye ari bazima. Umunsi umwe amarira yacu azavaho, nukubona abo twatandukanye twese tugeze imbere yawe. Komeza ubane natwe, buri muntu wese amenye kwita kwiherezo rye, amenye kuzoruhukira mubera bose aho bicaye. Niko ijambo ryawe ritubwira, umunyabuntu n'umukiranutsi ngo azagenda akaruhuka akicara ku buriri bw'iwe amahoro. Nicyo gituma tubigusaba kugira ngo buri muntu umuhe kwita kwiherezo ryiwe kandi arinde ubuzima bwiwe. Ihumure ridukwiye ukomeze ribane natwe. Urinde uyu muryango rero, ubemo nk'umubyeyi, ubemo nk'umurinzi, bahore mu maboko yawe. Ikibi cyose ndikikahegere, imigambi mibi ntikahabone, babe mu maboko ategerwa n'ikibi cyose. Komeza ubane natwe twese, utwicaze mu bumwe no mu rukundo no mu byiringiro bimwe. Ibikorewe aha byose ubyemere nk'igitambo cyiza kiguhumurira neza. Aha ni mu bumwe, neherekana ubumwe, ni wewe ukwiye kubikomeza, abantu tukaba mu bumwe, kuko uza gusiga abigishwa bawe n'isengesho wasenze imbere ya so. Waravuze ati data bawampaye ndasaba ngo babumwe, kuko njyewe nawe turi umwe. Bituma bisi bizera bamenye ko watumwe n'Imana. Ureke ubumwe bukomere, amahoro aganze, ubwami bwawe buganze. Tugusabye tugushimira kubyumva, ni mu izina ryawe ngusabye ngushima Yesu, amen. Samawemo itera menshi guhangaika, maze nsanga abantu benshi batinya urupfu. Urupfu ni rubi rutera kwiheba, urupfu ni rubi rutandukanya benshi, hakabu mubabaro kw'isi niko biri, niko kubwa Kristo sinzatinya. Ntabwo nzatinya urupfu, nzaba ndi kumwe nawe. Ntabwo nzatinya urupfu, kuko iwacu aho tugana nta rupfu ruzabayo. Banagahinda n'imibabaro dusezeye kw'isi, tuwahumurira utabora, tuzahura n'abo twari twatandukanye, kandi nawe uzatinya urupfu ukundi. Ntabwo nzatinya urupfu, ntabwo nzatinya urupfu, nzaba ndi kumwe nawe. Tugana na rupfu ruzabayo.
dutuje mu mwami wacu tuzaba dutsinze tunesheje iby'isi tuciye ukubiri n'urupfu kandi ntawe uzongera gutinya zareba iwacu hataburuka zareba iwacu hataba indwara twese tuzahora dutuje mu mwami wacu tuzaba dutsinze tunesheje iby'isi tuciye ukubiri n'urupfu kandi ntawe uzongera gutinya ntabwo uzatinya urupfu ntabwo uzatinya urupfu ntabwo ndi kumwe nawe ntabwo uzatinya urupfu kuko iwacu aho tugana nta rupfu ruzabayo kuko iwacu aho tugana nta rupfu ruzabayo